Murakaza neza nanone kuri YouTube channel 250 Rwanda, aho tugiye kurebera hamwe noneho igice cya gatatu turimo kwiga CSS. Ni ukuvuga ngo utarabona igice cya mbere n'icya kabiri uragenda kuri channel ukurikirana ibyo bice ko ari bibiri, then kugira ngo tubashe gukomezana neza muri iki gice cya gatatu. Igice cya gatatu rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kudilinga na text, ushobora gustylinga text yawe kuri web page. Turarebamo properties zitandukanye ku buryo properties zitandukanye ushobora gukoresha kugira ngo ubashe gustylinga text, ariko mu magambo make ngiye kunyuramo ubwoko bwa text tugira. No kuvuga ngo nkuko mubibona hano harimo serif, harimo sans serif, harimo na monospace. Sans serif ni font zifite inyuguti zigira uturizo turengaho iyo wanditse, iyo uyanditse iba iyo font iba izwi nka serif. Zikoreshwa cyane mu bintu bya printing kuko zo ziba zisomeka neza. Urugero ni urunguru nabashe gutanga hano, urabona ko inyuguti uko uyanditse igenda igira utuntu turengaho kuri yo. Ni ukuvuga ngo na sans serif nayo ni font zifite inyuguti zitagira noneho zo utwo turizo dusaguka. Urabona kuri end yizo nyuguti. Ni ukuvuga ngo izi ngizi zo zikoreshwa cyane kuri devices, zikoreshwa cyane mu kwandika kuri devices zidafite resolution ihagije, kubera ko zo zibasha gusomeka neza nubwo inyuguti zaba ari ntoya cyangwa ari nini, zibasha gusomeka neza kuko ziba zitandukanye. None hari ni monospace. Monospace nayo hari ukuntu igiye gutera nk'ingi nayo igenda ifite uturizo, ariko yo noneho inyuguti zose uko zaba zingana kose zifata space ingana mu buryo butambitse. Noneho nazo zikaba zikoreshwa cyane muri IDE z'aba software engineers, nuko zibasha kugaragaza amagambo biri clear ku buryo ushobora gusoma code runaka cyangwa se ijambo runaka uribona neza ritandukanye n'irindi. Kubera iki? Kubera ko space iba itandukanye. Ni ukuvuga ngo umwanya inyuguti imwe n'iyindi biba bingana, nta kuvuga ngo iyo kipayinga umwanya bitewe n'ubunini bw'inyuguti. Oya, ni ukuvuga ngo yaba akadomo n'inyuguti runaka bifata space ingana. Niyo mpamvu ziba zisomeka neza uko zaba zimeze kose. So ni ukuvuga ngo turongera turebemo hano harimo properties zitandukanye turi kugenda tureba. Urabona nka font family. Iyi font family niyo ukoresha kugira ngo ubashe gushiraho iyo font, kugira ngo ubashe gushiraho font ushaka gukoresha iba applied kuri text yawe. Na font size birumvikana ni size uba ushaka gushira kuri ni size uba ushaka guha iyo font yawe wakoresheje. Noneho hano nagaragaje gushiraho uburyo butatu habamo measurement zipima ubunini bwa size y'iyi font. N'ubundi ya font size, iyi size ipimwa mu buryo butatu, harimo pixels, harimo percentages, harimo na ems. Iyi ems ni ems mu magambo makeya. Iyi niyo extension yayo. Percentage ni ya cyakimenyetso cya percentage, pixel ni px. Noneho izi image uko muzireba hano zifitemo scale ebyiri zitandukanye. Harimo scale ya 12 bakabona scale ya 16. Impamvu ki mvuze gutyo scale 12 na scale 16, ni ukuvuga ngo iyo ureba nk'uko nabisobanuye muri HTML, naravuze ngo code zose ziba ziri hagati ya opening tag ya body na closing tag ya body. Izo content zirimo hagati nizo wowe ubona kuri web page. Iyo ufunguye website, ibyo ubona byose ni bya bindi biba biri hagati ya body tag. Ni ukuvuga ngo rero habaho izi scale ebyiri zidilinga na value ya body gusa. Urabona haravuga ngo ni 12 pixel scale. Ni ukuvuga ngo 12 pixel scale nuzamo hano muri izi values izi zose urasanga 12 pixel iri kuri body, na kuri 16 pixel scale urasanga biri kuri body. Means ibi byose izi zose zigenda ziba default ariko zishingiye kuri value ya body. Ni ukuvuga ngo mu gihe uzaha body yawe value ya 12 pixels,
ni ukuvuga ngo automatically browser yawe izaba heading 1 izayiha iyi value iyi value ariko si itegeko, kuko iyi value ushobora kuyihindura at any time, ushobora kuyihindura uko ushaka, yaba kangahe ushobora kuyiha kangahe, yaba kangahe ushobora kuyiha kangahe, kandi ushobora kuhari igihe ushobora kuyiha intoya kurusha iri, ariko nta sense byaba bifite of course. ni ukuvuga ngo rero udakeneye gukoresha pixel ushobora gukoresha percentage, ni ukuvuga ngo this is equal this in percentage. ni ukuvuga ngo nani ushobora kudakenera gukoresha percentage cyangwa se ukoresha pixel ugakoresha ems, ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha ems value zazo ni izi ngizi ugenda ubona hano gutyo. ni ukuvuga ngo 100% niyo waha body, then izindi kugenda uzihereza iyi value ya ems. ni ukuvuga ngo no muri 16 pixel scale ni ukuvuga ngo nayo ni uko nguko ni same. ni ukuvuga ngo hano niba hano 6 udashaka gukoresha pixel ushobora gukoresha percentage, udashaka gukoresha percentage cyangwa pixel ukoresha n. ni ukuvuga ngo izindi properties dufite hano ni font weight nayo ni ituma bolding a text. Font style ituma ukora italic cyangwa se ikaba oblique. Italic na oblique I don't think harimo big difference, turaza kureba. ni ukuvuga ngo na text transform nayo ni property ifasha guhindura text ikaba uppercase, ikaba lowercase, ikaba capitalize. ni ukuvuga ngo na text decoration nayo ishobora gutuma ucaho umurongo, ukoraho umurongo, overline cyangwa line through. ni ukuvuga ngo izi ni properties nkeya cyane muri properties nyinshi zibaho ushaka kwifasha, ariko tuzagenda tunyuramo igice ku kindi gice nk'uko nako twazivugira muri video imwe tuziramye. ni ngo iki gice cya gatatu turaba tuvuze kuri izi ngizi, turakomeza n'ubundi mu gice cya kane tureba n'izindi. harimo n'indi property ya letter spacing, yishiramo igenda space mu hagati y'amanyuguti, ni ya word spacing nayo igira space hagati y'amagambo. reka turebe rero in practice icyo tumaze kurebamo hano. niba ukunze ino video uvuga ukore like kandi una subscribe. ufite igitekerezo cyangwa se ikintu ushaka, igitego ushaka kutwungura cyangwa se izindi nama ushaka kutugira cyangwa se ibibazo byose ushaka wakenera kutubaza, watubaza kuri email uri kureba muri screen. reka turebe rero practice y'ibingibi tumaze kureba mu gakeya. tugiye kureba rero ubwo nuvuga ngo ni font weight, niyo tugiye guheraho. font weight niyo tugiye gukorera, niyo tugiye kugaragaza, niyo tugiye gutangiraho tureba effect zayo. mu magambo makeya, nimba mwibuka neza muri HTML ndi gusobanura HTML video ya mbere, naravuze igira syntax runaka ugomba kuba ufite kugira ngo ibashe kuba ya displayinga text zawe neza. ni ukuvuga ngo syntax ni iyi ngiyi, ni uko bimeze mbere yuko wandika code iyo ariyo yose. ni ukuvuga ngo hano rero syntax yanjye imeze neza. ikintu ngiye gutangira, reka nshiremo content hano. ni ukuvuga ngo unarebye hano kuri web page yanjye urabona ko nta kintu kiriho. ni ukuvuga ngo ngiye gushyiraho content hano, ndabanza nshireho h1. hari text nkunda gukoresha, reka bariho nkoresha n'ubundi. ni ukuvuga ngo ni h1 maze kwishyiraho, tarifreshinga urabona urahita yapiyaringa. ndagaruka ndafata ni paragraph, ni content nyigire ya paragraph, copy, none ndazana hano nkore tag, nishyiremo noneho reka mfate izi content noneho aba arizo nkoresha n'ubundi ahangaha kugira ngo tuzikorereho umwitozo. so reka turebe hano dufitemo paragraph ni zingahe, ni 1 2 3 4 5, rimwe kabiri gatatu nenye. ni ukuvuga ngo izi zose enye dufite means dufite gusa tag ebyiri, hari ya h na p. ni ukuvuga ngo ngiye kugira effect runaka, ndakora p, noneho ndakora
ya tag tugiye kurebera hamwe ni font weight. Font weight urabona value ishobora kugira hano rero, ndakora bold, ndasevinga. Urabona ko ubu ngubu paragraph zanjye zimeze neza, ntabwo ziri bold, ariko ninkora refresh hano urabona ko zose zise ziba bold. Kubera iki? Kubera ko ni value ni property yazihinduye bold. Ariko noneho ndashaka urugero, tuvuge wenda iyi paragraph ya mbere niyo nshaka ko iba bold, iyi paragraph ya kabiri ntibe bold, ni paragraph ya gatatu ibe bold. Ni ukuvuga ngo urabona ko ni nakoze gusa property imwe ariko igira effect kuri paragraph zose. So mu gihe nyine wenda gukora paragraph imwe cyangwa ebyiri, hari uburyo ukoresha bwa with creating a class. Ushobora gukoresha swat hano ugakora class, wenda ukayita p1. ni urugero, just urugero mu buryo bwo gukora ibintu. Noneho ngewe nkaza hano nkayiselectinga n'akadomo. Kubera iki? Kubera ko ari class narabisobanuye ndi gusobanura HTML. Urabona ko hano ninkora refresh urabona ko paragraph 1 yonyine niyo ibaye bold. Kubera iki? Kubera ko hano nabimentioninze. Wabonye ko naje hano muri paragraph nshiramo iyi class, nita paragraph 1, nita p1, zano muri CSS ndayiselectinga n'akadomo, ndavuga paragraph ifite class yitwa p1 ndashaka ko iba bold. Nk'ubu ngubu nshobora gufata izindi paragraph, ndakoresha p tag, ndayifungura ariko ndashiraho color, reka wenda nshireho iri bara aka kacyatsi. Urabona ko n'indi freshinga zose zirahita zigira effect. Ariko ninza hano nkagaruka akora color, wenda reka ngire maroon, save, ndaza hano ndakora refresh. Iriya kubera ko urabona ko ifata effect iyo uselectinze p tag yonyine, ariko yo ifite ubushobozi bwo gufata properties zayo zonyine. Kubera iki? Kubera ko iri muri class itandukanye n'izindi p. Nabyo tuzabisobanura amagambo arambuye mu minsi iri imbere. Reka tugende dusobanura gahoro gahoro izi tag, izi property dufite hano. Hari noneho font style ishobora kuba italic. Reka nawe dukore font style, ishobora kuza hano kuri reka tudilinge n'iriya paragraph imwe kugira ngo tubashe kubireba neza. Noneho reka font style, urabona ishobora kuba italic, oblique. Reka dukore italic na oblique turebe itandukaniro. I save, ndaza hano ubwo turafocusinga kuri iyi imwe yonyine. Abonye ku ise iba italic. Ushobora kuhindura value, turebe oblique. Ndakeka nta tandukaniro rinini ririmo, ndabona nta tandukaniro ririmo. Ndabona n'ubundi oblique cyangwa se italic bikora kimwe. Niyo n'iyindi tag ya kabiri. Tag ya gatatu ni text transform. Text transform twavuze ko ushobora kuyitransforminga uppercase, lowercase cyangwa se capitalize. Ndaje nsobanura itandukaniro ryayo ma values yose uko ari amwe. Text transform ishobora kuba navuze capitalized. Reka nze tugaruke hano tubirebe neza. Urabona hano ukuntu ino text imeze. Oya, reka mbanze nkoreshe lowercase turebe itandukaniro. Urabona ko first character iri capital letter, iyi ngiyi ni small letter, L ni big letter,
hano maze gukora text transform ibe lower case. Reka urebe noneho uburyo zose zihinduka lower case. Urabona ko zose iyi paragraph yose ihinduka lower case. Ariko reka mbikorere kuri H1. Kuri H1 ubu biriwe bigaragara ko iyi text ni nyinshi. Reka nze hano ndakora H1 ni text transform lower case. Urareba izi zose izi za H1 zirahita ziba lower case. Nda refreshinga, urabona uburyo zose zise zihinduka lower case. Reka dukore noneho upper case. Nanone zose zirahita ziba upper case. Ninda refreshinga, urabona zose zirahita zihinduka upper case. Nanone ninkora capitalized, iyi capitalized ikikora ihindura inyuguti muri, urabona ko iyi title igizwe n'amagambo 5. Ifite ijambo rimwe, ijambo rya kabiri, ijambo rya gatatu, ijambo rya kane n'ijambo rya gatanu. Ni ukuvuga ngo buri jambo inyuguti ya mbere iragenda iba capital letter. Reka nda refreshing urebe, wabonye nuba buri nyuguti iyo ukoze value ya capitalized, nuba ngo ijambo ryose rigize paragraph, rigize heading, rigize iki ryose, ijambo ribanza ritariba capital letter. Reka turebemo hano ko zose hano ni lower case. Reka nze hano mpindure text transform capitalized, I save it. Reba hano inyuguti zose zibanze z'ijambo ziragenda zihinduka upper case, upper case. Wabonye nicyo iriya text transform idufasha. Reka turebe text decoration. Text decoration reka tudilinge nanone na H na headings. No kuvuga ngo tugiye kurebera hamwe ni text decoration. Text decoration ifite value nyinshi. Ni text decoration, ya ni text decoration igira value nyinshi. Ushobora kugira none. Iyi none nta effects iri bugire. Let me refresh, urabona ko nta effects. Reka iyi none nyisimbuze underline. Ndayisavinga. Reka mpindure iyi ngiyi nyigire capitalized, nyigire upper case, nyigire upper case. Then iyi ngiyi ndayisavinga. Urabona hano irahita ica umurongo kuri izi heading zose. Urabona hisi icaho umurongo. Rero nanone hari indi value yitwa overline. Ni ukuvuga ngo iraca umurongo hejuru ya text ngibi. Noneho hari na line through. Line through iraca umurongo iraca umurongo mo hagati. Line through nizo values z'iki za text decoration. Turebe indi kurikiraho letter spacing. Iyi letter spacing reka nanibagiye kubanza kuri iyi ngiyi font family. Font family nacyo reka naho ndaje ndayigarukaho. Mbitekereje ko tugeze kuri iyi ngiyi ya letter spacing, kandi biba byiza iyo ushizemo font family iri imeze neza, idafatanye cyane. Reka mbanze nkore font family. Reka nze dufate hano muri paragraph, nibyo biza kutworohera kureba neza. Font family, reka nkoreshe iyi ngiyi. Ndaza ku refreshinga, urabona ukuntu hano bihinduka hano muri za paragraph. Urabona ko paragraph zirahindutse. Noneho reka turebe noneho
font family, font size ushobora gukoresha font size. Twabonye ko ushobora gukoresha em, twabonye ushobora gukoresha pixels, twabonye ushobora gukoresha percentage. Ushobora gukoresha like let me say 14 pixels. You save, nuza hano urabibona ukuntu ziyongera cyangwa zigabanyuka, ariko ndabona nta effect ni reka nshiremo inini turebe ngire wenda size ya 34. urabona uburyo byiyongereye bibaye binini cyane. Then ushaka gukoresha iri less, ubwo ni 14. urabona ko biragabanyutse, nubwo buryo ushaka kongeramo. Noneho ushaka gukoresha nanone percentage, let's say %, you save. urabona uburyo nanone igabanyutse, wongeye percentage iriyongera. noneho ushobora gukoresha nanone like 0.8 em, let me do 85 em. urabona nanone ishobora kugabanya cyangwa ikongera biterwa n'uburyo wowe uhisemo gukoresha gusa. Reka turebe letter spacing ukuntu ushyiraho space between amagambo. turebe hano letter spacing ushyiraho value. njye nkunda gukoresha pixels cyane, ubwo nawe uzareba iyo wabasha gukoresha. urabona uburyo yongeye space between amanyuguti. iyo reka dushireho wenda gatoya kugira ngo tubirebe neza. 5, urabona ko harimo ka space. ukoresheje rero na word spacing reka dukoreshe 15. urabona nta magambo, yo iraba hagati y'amagambo. ni space hagati y'amagambo ni word spacing, space hagati y'amanyuguti ni letter spacing. so ndakeka ari izo properties nagomba gusobanuraho kuri uyu munsi. isomo ry'uyu munsi reka turihagarike hano mu gihe turi gutegura isomo rya 4. ni ukuvuga ngo ubaye ukunze video, please ibuka ukore like kandi ukore na subscribe. murakoze. naha vuba cyane turebera hamwe igice cya 4.